we hari umuntu nasengeye yego wari ugiye kubagwa ibibyimba mu mutwe kwa muganga yego yari afite ubwoba akazapfira ku seta. Urabizi ko abantu benshi iyo bagiye kubagwa haba harimo gupfa no gukira. Uwo muntu namusengeye ndamubwira ngo humura uzagendana n'Imana kandi ibibyimba bizavaho kandi uzataha amahoro. Uwo muntu yavuye kwa muganga umva unameze neza cyane nta n'ikibazo afite mu mutwe. Ikindi kihamya cya kabiri iyi telefone mfite nayiguriwe n'umuntu nasengeye bahanze bayirebe ni telefone yatashe. Iyi telefone yavuye mu gusenga umuntu wanze namusengeye Imana imukorera ibitangaza angurira telefone umukobwa washingiwe niwe wayinyohereje. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese turabasuhuje. Shimire cyane abantu bakanze subscribe ngo badushyigikire tukaba turi kuba umuryango wagutse. Nawe ubonye iki kiganiro bwa mbere ndakwinginze rwose ngo uyikandeho udushyigikire. Mukumva yuko nahumagiye ndi ku rugendo naje navuye Musanze ubu ndahitwa mu Bugoyi mbenduza. Ubu ngubu niho nibereye twanyuze ku Ndama tunyura no kunga ahandi ni hafi abaza amateka bazi yuko Ubugoyi bwatwawe n'umutware witwa Kamuzinzi ka Rusagara intare ya Kanwa. Hano duhagaze hano aho inyuma niho yaratuye niho inzu ye yariri. Umva rero musanzwe munsi ntabwo naje kureba ayo mateka y'umutware wapfuye akaba tarazutse ahubwo naje kureba kuvuga ibigwi by'umwami wapfuye akazuka. Nukuri Yesu yarapfuye arazuka imva ye irarangaye magingo aya agiye kujya mu ijuru aravuze ati ntabwo mbasize mwenyine nzabohereza umufasha wo mwuka wera. Izo mpano z'umwuka wera zizabashoboza kwirukana abadayimoni gusengera abarwayi bagakira. Nibyo twajemo rero twaje kureba abakozi b'Imana batandukanye bahawe impano basengera abantu bagakira. Mwihangane uyu munsi navuze menshi ariko ntabwo ndabatindira tugiye kubaganiriza tubasabe muze gukurikira ikiganiro ubundi mukirangize naho mukanya Imana amahoro ibahe umugisha. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu. Nkunda kuvuga impamvu tugomba kwisekera n'ubwo ibibazo waba ubifite nkunda kuvuga ngo kuburiho ubu uri umukandida w'ibyo cyane. Kuburiho nicyo gishoro, kuba utajyanye mu bitaro nicyo gishoro. Mu bitaro ntiwabonamo umuntu uri guseka, wumva muri gereza ntiwasanga umuntu uri guseka. Mbese nta nubwo wabona ku kiriyo hariho umuntu uri guseka. Ariko Imana ibigoye promosiyo yo kubaho seka. Ubwira Imana ngo wowe wampaye ubuzima, wowe wandinde kujya mu bitaro, hari icyo ugambiriye ku buzima bwanyu. Gahunda ni uguseka rero. Imana itugirire neza. Gahunda ni uguseka abazimu bagapfa. Nukuri pe umuntu akisekera urumva ko ibibazo bizahoraho ariko nitubyirengagiza niwo muti wo kubirindira. Niko bimeze n'umurozi wandoze nabona ndi guseka nawe biramubabaza. Yego. Imana itugirire neza. Nujya ugira n'imbere y'umwanzi wawe ujye useka.
cyane naho nugera imbere nyine wacitse intege azahita avuga ati naragihamije ibyo nagikoreye byakigezeho amagambo namuvuze yamuciye intege ariko nujya ugera imbere y'umuntu kwanga ndakwingize ngo ujye useka abone ko bya bindi yavuze watesheje agaciro uzi kuba reka nkubwire hari igihe uba unasengana n'umuntu kwanga ariko wagera imbere y'ugaseka ariko kubera iki muramurwanya kubera iki muramuhiga ariko agahorana ibyishimo Yesu niwe wavuze ngo niwe njya nkunda ujye utanga amahoro abisi badatanga agatanga umunezero abisi bataguhereza hahandi uba uri no mu kibazo ugaseka ni ukuri nkwifurije guseka nuseka Imana izajya ikongera iminsi yo kubaho no guseka ni ukuri ni byiza guseka byongera iminsi yo kubaho guseka nta muntu byishe guseka ni igikorwa cyiza ni ukuri hahandi useka umuntu agashaka iperereza yagukora si urayaburaye urafite ideni urabagiye kumwirukana mu nzu ntabimenye Imana ikaguhisha hahandi bati dore mutipe mwana ukuntu yimereye neza cyane rwose kandi wowe wajijishije ugabyirengagiza nyine uriseke cyane pe ugaseka iperereza mu izina rya amen mami komera pe yego mami watangiye gusenga ryari natangiye gusenga ndi umwana njya nibuka nko mu myaka 15 wenda nibwo nari nangiye kugira ubwenge akenshi umwaka 15 umuntu amaze gusobanura narasengaga umwangavu cyane narasengaga nuko wenda ibihe bijya bigenda binduka iyo umuntu ari gukura ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nzi ko icyo gihe natangiye kumenyera Imana yego nubwo wumvise kumenya Imana ngo pe icyo gihe wasengeraga he twasengeraga mu bakatolike mu rugo ese ubundi busengera ubu ngubu njye nahinduye idini uvuye kuri gakondo rega ikintu umaze kumenya hari abantu benshi baba mu madini ariko ugasanga ubaye mu idini ukaba mu idini risanzwe ngenda umukatolike ngenda umadeperi ukumva ko idini ryo rizakujyana mu ijuru abantu benshi baribesha ni ukuri ibintu abantu babamo ngo adeperi rizajya mu ijuru ngo abakatolike ntibazajya mu ijuru ngo Zion Temple ngo abadiveri ngo niryo dini ry'ukuri oya Yesu wenyine ikintu namenya ajya arebaho ni umutima ushobora no gusanga ibintu abantu bishaye ngo abadeperi ngo abazayoni ngo abahamya ngo abaki Yesu atanabizi ariko azi itorero ryonyine yasize mu isi gusa itorero yasize mu isi ni umuntu wese wemeye gucungurwa n'amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo uwo muntu wese wamwizeye akemera ibye uwo ngo wari mu itorero ubundi rino dini dusengeramo hanze naho kugama izuba hahandi umunsi tuzaba twatashye bazaturimbira bakaduherekeza hahandi umuntu azaba yasezeranye mu buzima busanzwe bakakuririmbira nibyo ngibyo ubizuba ryugamye hese ngubu izuba ryugamye muri Zion ryugamye muri Zion yego rishumbwe na Apotre Paul Gitwaza yego ndamukunda cyane ni umuntu w'Imana Imana yaramuhamagaye kandi nkunda ukuntu nawe avugira Imana akorera Imana mva cyane pe n'ubuhamya bwe bwose cyane ubuhamya bwe nanjye hari aho bujya bunkura pe kabisa Imana niyigire umuntu igatoranya Imana yonyine Petero navuze ngo noneho menye neza ari kubya Koroneli yego ngo menye neza ko umuntu wese wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka uwo muntu uko waba umeze kose waba utarize waba warize waba uva horoheje waba uva hakomeye wubaha Imana irakwemera ngo mu mahanga waba uri mu basilamu wubaha Imana irakwemera waba uri umuhamya wubaha Imana irakwemera kubera ko hari n'abantu bihisha mu madini ugasenga agiye gusenga kuzina gusa ariko umutima utari ku Mana wera ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera ntabwo yavuze ngo umuyuda umugirika mu mahanga yose wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera waba uri mugufi waba uri muremure waba uri igikara waba uri inzobe pfa kuba wubaha Imana irakwemera pe Imana itugire neza mami navuye Musanze yego nza hano i Rubavu by'umwihariko
mu Bugoyi yego mu murenge wa Rugerero nje kukureba nk'umuhanuzi. yego Soro umuhanuzi? ndi umuhanuzi w'Imana, Imana yahamagaye ndabihamya Utarabivanze cyane pe, ndacyabikomeje kuko nza kumva ko wabivanze nanakwema kujya imbere ya kamera ntabwo ari gufata urugendo ngo nze gusura ngo utuganirize. Yego. Ubu rero ugiye kumbwira impano z'ubuhanuzi zatangiye kukuzaho ryari? impano z'ubuhanuzi ntabwo ari igihe kinini. Impano z'ubuhanuzi ntabwo ari igihe kinini, igihe nakirijwe ntabwo aricyo nakiriye impano y'ubuhanuzi, kubera ko icyo gihe njye sinatekerezaga ko naba n'umuhanuzi n'ibintu by'ubuhanuzi sinabaga nahinguka ahantu ngaho abantu bari guhanura bari, ntabwo nabaga nzi ko Imana ngo iravuga oya, ntabwo ari ibintu natekerezaga. ubwo nyine nanjye Imana yarebye ibona ko mbikwira bimereza. Nishimye. Amen amen. Yabiguhaye ryari rero? Ndatekereza maze nk'imyaka 4 igera muri ine. Ubu turi muri 2025 ubwo watangiye guhanura 2021. Umva umuntu ukibiza amavara abashyushye cyane. Ubwo bucya ndashyushye kabisa. Nyine hari ababa barayimazemo igihe nyine bavuga ngo ni ibisanzwe baramenyeye. Ariko uyu muntu akibizamo vuba mama urampanure ntacyo bitwaye. Imana n'imitima ndakubwira ni ukuri. Impanuro zaje gute nk'iyo myaka 4? Najyaga nsenga bisanzwe biri aho ngaho. Imana ndabyibuka kera nko mu myaka 13 hagati ya 13 na 15. Yego. Nigeze guhura n'umukecuru ku muhanda ndi kugenda, arampanura arambwira ngo wa mwana we, yego, wowe uzavamo umukozi w'Imana ukomeye, uzaba umuhanuzi, uzavuga ijambo ry'Imana, uzaba umuririmbyi, uzasengera abarwayi, Imana izagukoresha ibikomeye. Ndanamuseka ndavuga si umukecuru abonye ko ibintu ari ibyanjye cyangwa yibesha umuntu ariye kubibwira. Ariko icyo gihe mama wanjye nawe ahantu agiye gusengera barabimubwira. Ubwo rero nta ibintu by'Imana nta umenye uko biza mu gihe bishakiye. Imana yabiteguye ngo uzahanura iki gihe byaba. Hari n'ushobora kuza ishagahanura biterwa, buri muntu wese agira igihe cye. Rukumva iyo biza ngo wenda yahise bikora ako kanya mwiyo myaka mbona narahanuye, ariko kubera ko yari izi ko igihe nyine cyari icyo gihe muri 2022 hafi 21 hafi 22 hagati aho ngaho Imana yari izi ko ari icyo gihe. Byakujeho gutere ndaje ndi gusenga ubusengera muri Zayoni n'ubundi byaje ndi gusenga. Wumva bijute ibyo ngibyo nabyo ni ubuhamya. Turavunagura ariko tubwire pe. Icyo gihe ndabyibuka ndi guhanura, hari amasengesho nari nakoze ku giti cyanjye. Noneho mpanga kujya kuyasoreza ahantu nyine bari gusengera. Noneho dukorana ibihe nabo turasenga. Iryo joro muri iryo joro niho nabona impano y'ubuhanuzi, niho nahanuye. Rero ndi kumva urugendo rwanjye rw'ubuhanuzi ni gutyo bwatangiye. Gusa wabonye bijute nyine wahanuye utari uvuga ngo abari kubona ari kubisoma gutya, ari gusoma nk'igitabo, nawe ni gutya. Ibyo ngibyo hari n'igihe biza mbere utari wahanura. Burya hari impano yo kwerekwa n'impano yo guhanura. Izo mpano ziratandukanye. Ushobora kugira iyerekwa gusa cyangwa se ukagira ubuhanuzi gusa cyangwa se zose ukazigira. Hari impano yo kwerekwa, impano y'uburondozi, impano yo guhanura. Zose urazifite? Oya. Ufite izihe? Impano yo kwerekwa n'impano yo guhanura. Angereza nkone.
nkereka hazaza hanjye Imana cyangwa se ishimwe. hazaza h'undi muntu Nukuri. nkabimubwira Yego. nabona bisohoye nkavuga nti Imana ahabwa icyubahiro. Rega iyo Imana iguhamagaye ibizi ikiguhamagare muri icyo gihe Yego. kandi ikiguhamagara urakibona. Iba yarateguye ibyo izagukoresha muri icyo gihe, hari ukuntu itinda kugukoresha bitewe n'uko muri icyo gihe nyine hari aho udakenewe. Yego. Ariko mu gihe ukenewe cya nyacyo Imana ikagutoranya. Niyo mpamvu rero njya mbwira abantu akenshi iyo ndi kubwiriza ngo ujye wirinda gutinda ahantu udakenewe cyangwa gutinda mu bintu udakenewemo. Yego. Imana ijya iguha gutinda mu bintu ukenewemo, kubera ko hari igihe usanga kenshi umwanya wacu tuwukoresha mu bintu bidafite agaciro, cyangwa se ugasanga ukoresheje nabi, ariko ejo ugasanga uraregrese ukicuza ukavuga ngo kubera iki ntakoze ibi ngibi. Rero niba uri umusore, niba uri umukobwa, niba uri umumama, niba uri umupapa, koresha igihe cyawe neza. Yego. Irinde kuzicuza uri kuvuga ngo Mana kubera iki ntakoze ibi imbere y'igihe. Imana itubwire neza. Amen. Mami, akenshi bajya bavanga ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Yego. Wowe hari abantu wigeze uhanurira nyuma bakaza bakakubwira ati bya bintu waduhite wemera uti pe burya ndi umuhanuzi. Yesu we, umwe se cyangwa babiri? Ngira nka babiri pe. Ari numaze kumpamagara mukanyoheje akamesaje. Yamamagaye sinamwita, bari kumamagara cyane. Yego. Benshi cyane bijya bisohora. Imana igigira neza. Ari kuvuga ibyo wamuhanuriye. Yewe hari benshi Mana we, nk'ubu ugasanga Imana irankoresheje ngasengera abantu indazo bazirikiyeho bakabyara, bakobwa bagakora ubukwe. Wenda ugasanga umuntu yasengeye icyifuzo cyo kujya hanze bikanga, ukamusengera Imana ikamuhereza ibyangombwa akagenda. Ugasanga arabona Imana mbese irinze guterezwa cyamunara, ukabasengera Imana ikabikuraho. Ugasanga hari umuntu wo gusengera ikibazo cy'ideni Imana ikamwishyurira. Ibyo ngibyo bijya bibaho cyane, cyangwa umuntu akaba yararwaye bikomeye ukamusengera agakira. Ndumva ntacyo rero Imana ibitakoze. Ibyo biri muri rusange. Nshaka pe wowe uwo wahanuriye ni urugero, afite uburwayi Imana ikamukiza cyangwa se afite iryo deni, udusangiza ubwo buhamya. Njya nkunda kuvuga ngo njye nkunda ibimenyetso nko mu rukiko. Undi mu rukiko akenshi yatsinda ufite ibimenyetso. Nanjye wo kugira ngo abadukurikiye bemere bati mami ni umuhanuzi ko utari gupapira cyangwa se utarabivanze. Yene ukavuga ati njye nahanuriye umuntu gutya, kumuvuga byo ntabwo ari ngombwa ketse yarabiguhereye uburenganzira. Aho kavuga uti umuntu yaraje bimeze gutya, Imana irambwira ngo mubwire gutya nyuma y'iminsi 2 cyangwa se icyumweru bitewe n'igihe Imana yagennye. Aramamaga ati bya bintu byarakoretse. Njyewe hari umuntu nasengeye wari ugiye kubagwa ibibyimba mu mutwe kwa muganga. Yari afite ubwoba kazapfira kuseta. Urabizi ko abantu benshi iyo bagiye kubagwa haba harimo gupfa no gukira. Uwo muntu namusengeye ndamubwira ngo humura uzagendana n'Imana kandi ibibyimba bizavaho kandi uzataha amahoro. Uwo muntu yavuye kwa muganga umva bunameze neza cyane, nta n'ikibazo afite mu mutwe. Ikindi kihamya cya kabiri, iyi telefone mfite nayiguriwe n'umuntu nasengeye uba hanze. Bayirebe telefone yatashe. Iyi telefone yavuye mu gusenga umuntu wanze namusengeye, Imana imukorera ibitangaza. Angurira telefone, umukobwa washingiwe niwe wayinyohereje, anyohereza amafaranga njya kuyigura. Yari afite ikibazo cyo yaratinze gushaka bamusengera Imana mu mugabo. Oya ntago yatinze gushaka, utazatuma byumva nabi. Ntago yatinze gushaka. Ntacyo bisobanura neza ntaza. Ahubwo nyine Imana ibyankoresheje byari biri muri njyewe, ibinyurizamo irabisohoza banshingiye uko Imana yagukoresheje, nawe nkwiye gushigikira amavuta yawe. Ushobora no kuba nambaye gutya ari n'umuntu avuze ati nshingi uko ampanuriye ndakwambitse. Ubwo rero ni byinshi nakubwira Imana igikora. Ni byinshi cyane. Mabugize impano ni nziza pe uzikoresheje neza. Niba ari umuhanuzi unkurikiye, niba uzi ko Imana niyo yaguhamagaye, niba uzi ko Imana yakwihereye iyo mpano, yifate neza ni ikibanza. Imana yaguhaye ikibanza, ugomba umva mbese niba uzacyubakamo icyo uzagikoreramo ni ikibanza Imana yaguhaye.
upfa kutabivanga upfa kutabivanga, upfa kutavuga ngo Imana yavuze itavuze, upfa kutabeshera Imana ngira gutumye itagutumye. Niba uzi ko Imana niyo yagutoranyije avuga ngo mwana wanjye nguhaye impano yitwa ubuhanuzi, fata icyo kibanza neza ubundi wicecekere urebe ibyo Imana izakora. Rero byose biva mu gusenga, kwambara neza biva mu gusenga. Reba ubu nsigaye nambara kenda gakeye kubera gusenga. Kera hari igipira nagiraga, icyo gipira nazo no kugita ariko Mana icyo gipira mu gutanga ubuhamya tuzakigira tuvuge ngo before na after cyane. Icyo gipira naragikambura kikanyumiraho, nkambara ijipo imwe, kuyikwamo bikazaba ikibazo, kubona isabune bikaba ikibazo. Ariko ubu ngubu uko nako hari utuvuta nisize, ubwo nako nambaye ntacyo twashinja Imana, ntacyo pe. Shana ndiyiriza nsaba Imana impano y'ubuhanuzi Imana iguhereze n'ukuri nta shyari. Aya ntago nayishobora kangoma nizo yampaye pe, izo yampaye zirahagije. Yego. Kuko nanjye izo yampaye njya nzikoresha umuntu akajya mu mwuka gahanuza. Sibyo se? Imana yampaye impano yo guhanga indirimbo. Yego. Nanjye nayirimba abantu bari bababaye, imbaraga n'amavuta n'ukuri, abahanuzi nabo bagahita bazamuka bakajya mu mwuka. Ubwo impano ziruzuzanya ntago ari zose nzibike. Icyuma gicyaza ikindi cyane kabisa. Imana ishimwe kandi Imana igize ikomeza bizarenga aha ngaha bigere na kure. Tujye tukubona wagiye hanze uri kuririmba uvuga ati Imana yampaye urugendo, buno ndi hanze ndi muri Amerika, nagiye kuririmbira muri Australia. Kuvuga ni Imana ntabwo ujya ubeshya. Nukuri, haleluya, amen amen. Imana yacu ni Imana itabesha, ni Imana isohoza amasezerano. Abantu bayibeshera ariko Imana ntabwo ijya ibesha. Imana ntirya ruswa, nikisi wayiheza ngo ijye ruswa ntacyo. Upfa gusenga ibikeneye iki se nyine, ibikeneye irihagije mu bumana bwayo, nawe uyirwanirira, nawe uyikoma mu nkokora. Imana yacu ntinegurizwa izuru, waba urara utaburara yitwa Imana cyane, twapfusha tutapfusha yitwa Imana. Imana rero irihagije n'ukuri, Imana ishoboye byose. Mami, mu kazi kose abantu bagira ajya bahuramo n'imbogamizi. Nta butumwa Imana yari yaguha bwo kubwira umuntu wajya kumubwira akagupinga rimwe si cya kabiri. Ibyo ngibyo guhanura uhura nabyo. Hari igihe ushobora guhanurira umuntu akagupinga ariko akemera bitewe n'icyo wamuhanuriye cyasohoye. Ibyo ngibyo bishobora kubaho kandi cyane. Hari ubyigeze bikubaho umushyira ubutumwa aragupinga, nyuma buza gusohora avuga ati nyamara Imana yavugiye muri Mami ni Imana nyamara cyane rwose. Ibyo ngibyo bijya bibaho kandi urwo rugamba abahanuzi benshi bakunze guhura narwo. Hari n'abavuga ngo uri umutekamutwe, cyangwa njye Imana ntawe uravuga ngo ndi umutekamutwe. Oya, nta nubwo usa nabo pe. buri muntu agira ishuri rye, hariho abashobora kubivuga ariko njye ntawe urambwira ngo ndi umutekamutwe ngo cyangwa iki n'iki, hoya. Ariko ibyo ngibyo akenshi n'ubundi abantu bagupinga, hari igihe aba ari abantu barwanya icyo Imana yakuvuzeho. Kandi iteka akenshi iyo uhagaze uko Imana ishaka, Satani ararakara n'abakozi be bakarakara. Ugasanga umuntu Satani kugabyeho nk'igitero, umuntu akaba yagenda ariko kwamamaza bitewe n'uko akwanga gusa, cyangwa n'uko abona Imana igukoresha bigasohora, we akagira ishyari ry'uko Imana itigeze imukoresha. Uzi neza ko hari no guhanura hari igihe bakugirira ishyari, no guhanura hari igihe bakugirira ishyari, abantu bakaba bakurwanya cyangwa bakakuroga kubera ko uri umuhanuzi. Ugasanga agiye kwamamaza uriya ni umutubuzi, uriya mbese arabyikoresha, uriya bimeze gutya na gutya, akakwandikaho izina ribi. Ariko Imana yaguhamagaye irakwemeza, ikakwemeza n'abandi. Yego Mami, minota mike dusigaranye nk'irindwi, nundi ntabwo twagira tutumvise ijambo rya nyir'ijambo. Yego ni kare mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo riri muri Zaburi ya 91. Tuhasome twumve icyo Imana iri kuvugana natwe. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Zaburi ya 91 haratubwiye ngo umurongo wa mbere ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka uti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira.
ngo kuko Uwiteka ari we wenyine uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Haleluya. ngo na mugiga irimbura Imana izabigukiza nuba mu gicucu cy'Uwiteka. Nuba mu mahema y'Imana, Imana izagikurinda byose bikomeye cyangwa se byagutera. Umurongo waho uratubwiye ngo wakane niho tukiriho, ngaza kubundikiza moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye, ngo umurava we ni ingabo n'icyuma bigukingira, ngo igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, ngo cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima, ngo cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Imana itugiye neza cyane. Niwubaha Imana, nugendana n'Imana uko Uwiteka bishaka, ngo abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe n'abantu inzovu bagwe ibumoso bwawe, ngo uzabirebesha amaso ntibizigera bikugeraho, ngo uzareba ibihembo by'abanyabyaha. Imana rero izakurinde kugira ngo nawe Uwiteka azakurinde ibyo bihe bikomeye. Ibyo bihe nibiza kubera ko nukuri Imana nibihemba, umuntu waguhemba afite n'uburenganzira bwo kuguhana. Yego. Burya umuntu wakubwira ngo urakoze no wanakubwira ngo ntacyo wakoze. Umuntu wagushimira niwe muntu wanakugaya. Bivuze ngo niba uri gukorera Imana, irinde ko Imana yakugaya. Njya nkunda umuntu umwe muri Bibiliya, uriya mukozi Imana witwaga Yobu, yari indahemuka ku Mana. Yobu yakoreraga Imana, aza guhura n'ibigeragezo byinshi cyane. Kubukorera Imana si bivuze ko utazahura n'ibigeragezo. Kubukorera Imana ntibivuze ngo wageze iyo ujya hoya. Ibigeragezo uzahura nabyo, ahubwo muri ibyo bigeragezo uzitwara gute. Ni gute uzahagarara mu kigeragezo cy'ubukene? Ni gute uzihagarara mu kigeragezo cy'uburwayi? Ni gute uzahagarara mu kigeragezo cyo kubura urubyaro? Ni gute uzahagarara mu kigeragezo cyo guterezwa cyamuna? Ni gute uzahagarara mu bihe bikomeye? Ibihe bikomeye nibijya biza, ujye uhagarara hahandi usenge ubwira Imana ngo Mana, nongeye nagarutse hahandi hatarabara, hahandi wavuze ngo muze mwiherere, hahandi ku birenge byawe. Usenge wongere ubwira Imana ngo Mana, nkomereza amaboko muri ibi bihe ndimo, wongere ungire neza, undinde kugwa muri iki kigeragezo, undinde kugaragaraho umugabo muri iki kigeragezo. Kuko hari abantu benshi cyane usanga umuntu ahuye n'ikigeragezo runaka, ngo ubwo mburaye kabiri ngo kanje gusambana, ngo nibwo biragenda neza, ngo mbone icyo kurya, ngo ngaburira abana. Oya. Ibibazo ntibigatume wimura Imana mu ruhande rwawe, kubera ko mu kigeragezo burya, mu kigeragezo hari n'igihe Imana yemera ko bibaho kugira ngo irebe ko igihe cyose uzahora uyihamya ahakomeye n'ahoroheje. Kubera ko umuntu wahamije Imana hahandi, ugahamiriza Imana mu bukene, ugahamiriza Imana hahandi mu rugo byanze, ukirinda guca umugabo wawe, nzahamya Imana aho abantu bareba naho batareba, nzakiranuka. Aho ngaho iyo ushoboye kuhakiranuka, Imana wiguhamiriza hahandi abantu bari kureba. Iyo ushoboye gukiranuka ku gatoya no ku kanini wakiranuka. Hano umurongo waho wa 3 watubwiye ngo kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Mugiga irimbura ni cyagihe ibyorezo bizaba bije cyangwa se bikomeye byaje. Niwubaha Imana, Imana izakurinda. Niba uri mu ihema, Imana yaragushize mu ihema ry'uburirimbyi, cyangwa Imana yaragushize mu ihema ryo kubwiriza, Imana yaragushize mu ihema ryo guhanura, niba Imana yakugize umunyamasengesho, siko twese tuzabahanuzi. Niba Imana hari ihema yagushize muri gume mukomeze usenge, hahandi Imana yaguhaye gutegereza, komeza utegereze. Ibyo Imana yakubwiye no kubikora izabikora. Kuko ibikubwira ni wigeze ubigiramo urushake. Niba Imana we ngo nzakubwira neza, ntiwigeze uyibibazaho ya y'ubwo nyine yararebye ibona kubikwiriye ko izagutabara mu gihe cyayo. Rero niba hari Imana yagusize, hari umuririmbyi nkunda cyane witwa Annette Murava. Annette Murava ndamukunda, uriya mubyeyi Imana ijye imumpera umugisha, Imana ijye imumpera umugisha ahantu ari. Hari indirimbo yaririmbye ngo Mana ndacyategereje umugisha wawe, ngo Mana aho wansize hahandi niho nkiri, ngo ndacyategereje isezerano ryawe, ngabo twazanye banasubije,
ngo barasubijwe nanjye ndacyategereje. Haleluya. Ese aho Imana yagusize niho ugitegerereje Imana? Kwa kundi wasengaga, kwa kundi waririmbiraga Imana niko ukiririmba? Bya bihe wagiraga muri wowe byo kwegera Imana uracyabigira bya byo kwiriza ubusa? Burya hari abadayimoni batazakurwaho no gusenga gusa. Oya, abadayimoni bose siko bazavaho. Hari abadayimoni batazavaho nusenga gusa. Oya, senga nurangiza wiriza ubusa, tugendere ku ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga no kwiriza iki ubusa byirukana abadayimoni. Haleluya. Hari abantu niba ari Petero ntago ari Petero ngo basengeye umuntu wari waratewe n'abazimu. Uwo muntu yanga kubavamo, yanga kugenda. Yanze kugenda, Yesu ahageze bamaze mbese kweri kuyu mudayimoni twahereye kare dusenga. Tugahera mu gitondo turi gusenga akabanze kugenda byagenze uti. Yesu arabwira ngo uyu mudayimoni ngo nta kindi cyashobora kumwirukana uretse kwiriza ubusa no kugira ute no gusenga. Kubera ko Yesu rero afite imbaraga ziri hejuru y'abantu bose, ziri hejuru ya byose, we yarategetse abadayimoni bamuvamo barahunga. Ariko rero nayo bivuze ngo hari igihe ushobora gusengera ikintu runaka. Mwabantu mwe karande ntago ishobora gukuzwaho no gusenga gusa ukirira ukagira ute. Hoya, senga Imana igukure muri za karande. Senga Imana igukureho uwo murozi wiriza ubusa. Fata ibihe wiriza ubusa wegirane n'Imana, ugire utegeke kugira ibyo ukuraho, uvuye ngo nanjye hari ibintu nshaka gusenya ku buzima bwanjye. Senga nurangiza wiriza ubusa ibiryo bikeya, amasengesho menshi. Kubera ko hari igihe ushobora gusenga ukaniriza ubusa, imbese inzira cyangwa inzugi zari zarafunze cyangwa imigisha yari yarafunzwe, ugasanga kwiriza ubusa kurayifunguye. Nta muntu wigeze usenga wirije ubusa ngo Imana imusezerere gutyo gusa. Ndabyibuka abayuda bageze mu bihe bikomeye cyane, babona ko ikiragihe Morodekayi yaragiye kumanikwa. Barangije bigira inama yo gusenga biyiriza ubusa, bambara ibigunira, baragenda baba imbere y'Imana. Kubera ko Hamani yarateguye igiti cyo kugira ngo Morodekayi akimanikweho. Mu cyimbo cyo kumanikwaho Morodekayi agiye kuzamanikwa kwa kiriya giti, Hamani bari ukimanikwaho kubera ko birije ubusa basenze. Haleluya. Yo, haleluya. Ndabyibuka ikindi gihe. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Urabana abagabo batatu Saduraka, Meshaki na Abedenego, nabo barasengaga bagera igihe bakiriza ubusa. Baraba Daniyeli, Imana igenda ibarengera kubera kwiriza ubusa no gusenga. Imana ibagirira neza, Imana irabasubiza. Imana itugire neza cyane. Nusenga ukiriza ubusa, Imana izagusubiza. Nusenga ukiriza ubusa, Imana hari ibyo izakora kandi ubibone, ibikore ku mugaragaro, abana b'abantu bari kureba. Imana iduhana umugisha. Iryo niryo jambo nari mfite ryo muri Zaburi ya 91 rivuga ngo nusenga ukabana n'Imana uko ubishaka, ugakiranukira Imana. Hahandi abantu bari kure nabo batari kureba, ugakiranukira Imana. Nyuma yo kuririmba uvuye mu rusengero ugakiranukira Imana, nyuma yo kubwiriza ugakiranukira Imana. Kubera ko hari igihe umuntu aba ari mu rusengero ugashimisha Imana umunwa ariko umutima uri kure cyane. Hahandi abantu batari kureba, hahandi nyuma ya kamera ugakiranukira Imana. Nukiranukira Imana handi abantu batari kureba, nawe Imana izakugirira neza. Muri uyu mugoroba nukiranukira Imana, Imana izaguhaza uburame. Nukiranukira Imana izakurinda bya bindi twabonye biri Zaburi ya 91, bya bigoyi dendi bazajya batega bya birozi, Imana ikabigusimbutsa. Niba hari ibihe bikomeye Imana ikabigusimbutsa, na bya bindi Imana twenga abantu 1000 ngo bazagwa iruhande rwawe, ariko ngo kubera ko akiranuka Imana we Imana izabikurinda. Cyagiye nukiranukira Imana ugasenga, Imana nawe izakurinda bya bihe bikomeye bizaba bije. Imana iduhana umugisha. Rero icyo nkwifurije muri uyu mugoroba ni ugukiranukira Imana, ugasengana umwete, kubera ko abazima bazi ko bariho, batekereza ibintu byiza, batekereza ko ejo bizagenda kundi, ariko umuntu wapfuye
ntacyo bagitekereza. N'isezerano rishobora gutinda ariko urupfu rwo ntirushobora gutinda. Rero Imana iguha amavuta mu bihe bikomeye, Imana iguhere guhora waka mu bihe mbese abantu bacitse intege, Imana ikwambika imbaraga mu bihe byose umubabaro wateye ubuzima bwawe. Imana ijya ihorana nawe, iguhe kumva wishimye kandi kurinde gucogozwa n'ibihe. Ni ukuri nitutagwa isari tuzahemba. Nutagwa isari wowe uri gusenga, wowe uri kuririmbira Imana, uri gukorera Imana, wowe uri gushakana Imana umwete, nutagwa isari Imana izakugirira neza. Rero Imana iduhana umugisha. Ni ukuri abakurikiranye iki kiganiro, waba urembejwe n'ibibazo bikomeye cyane, Imana izi gutabara kurengera. Waba uruhijwe n'urugo, waba ufite ikigeragezo cy'urubyaro, hari igihe umuntu abyara abana ariko bakamunanira, hari igihe umuntu abyara abana ariko akabona bagendeye mu mico mibi, Imana ikurengere. Wowe urukurizwa n'urubyaro, wowe urukurizwa n'abo bana, Imana izibahindure, Imana izitanga ubwenge ku rubyaro rwawe, Imana yongere izigushigikira mu miryango. Ushobora kuba waranzwe n'imiryango, Imana ijya ibyemera ko byose bibaho kugira ngo ireme ubuhamya. Nkunda umuririmbyi yaririmbye ngo amarira ufite uyu munsi nibwo buhamya bw'ejo hazaza. Birashoboka ko ikibazo waba uri gucamo ari bwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza. Rero Imana ikuremera ubuhamya bwiza kandi buzima ku buryo nawe buzakomeza abandi. Kandi umuntu Imana ikunda iramwigisha, ikamunyuza mu ishuri kugira ngo igihe runaka nawe uzagira bukomeza kandi uzagire nawe agira ute abuhumuriza. Imana turambura amaboko.